turabashuje tunabashimira mwese akomeza kujya bakurikira inkuru tubagezaho. Ikinyamakuru igihe cyanditse ko Perezida w'Uburusiya Putin yavuze ko Uburusiya n'Ubushinwa bihuje icyerekezo. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangaje ko igihugu cye n'Ubushinwa bihuje icyerekezo cyo guharanira ko ibihugu byo ku isi bisaranganya ijambo aho kwiharirwa na kimwe cyangwa bike bikomeye. Ubutumwa yabutangarije mu kiganiro cyanditse yagiranye n'ikinyamakuru Xinhua News mu gihe hategerejwe mu ruzinduko ateganya kugirira i Beijing rugamije kwifatanya n'Ubushinwa kwizihiza umunsi Ubuyapani bwatsindiweho mu ntambara ya kabiri y'isi. Yagize ati ibihe n'ibihe ibiganiro twagiranye ku bibazo mpuzamahanga bikomeye byagaragaje ko Moscow na Beijing bihuje ibyifuzo n'ibitekerezo ku bibazo shingiro. Turi umwe mu cyerekezo cyo kubaka gahunda y'isi itabogama yibanda ku bihugu byinshi. Putin yatangaje ko Uburusiya n'Ubushinwa bifite imbaraga ku mugabane wa Aziya n'Uburayi, bityo ko bikwiye guhuriza ku buryo bwo gukemura ibibazo bibangamiye iyi migabane cyangwa isi yose. Yavuze imyato mugenzi we uyobora Ubushinwa, asobanura ko ari umuyobozi mwiza ushaka kugeza igihugu cye ahantu heza, akubaha amateka yacyo kandi akumva neza ibibazo byugarije isi. Uruzinduko rwa Putin mu Bushinwa ruzatangira tariki ya 31 Kanama rurangire tariki ya 3 Nzeri 2025. Byitezwe ko mu bibazo azaganira na mugenzi we w'Ubushinwa harimo intambara ya Ukraine n'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Nta muntu udakosa, iyo uguye hasi ntukwiye kuhaguma. Ijambo rya Perezida Kagame. Inkuru dukesha umuseke.rwa iravuga ko Perezida Kagame yahaye inama abayobozi bo mu rwego rushinzwe imiyoborere muri Qatar bari mu rugendo shuri mu Rwanda mu bijyanye n'ubuyobozi, aho yababwiye ko umuyobozi mwiza akorana ishyaka n'ahakosheje akareba uko abikosora vuba. Ku mugoroba wa gatanu nibwo Perezida Paul Kagame yakiriye abayobozi bo mu kigo cy'imiyoborere cya Qatar Leadership Center bari mu rugendo shuri mu Rwanda muri gahunda ya guverinoma y'icyo gihugu yo guteza imbere imiyoborere. Mu ruzinduko rwabo baje kwigira ku rugendo rw'ubudaheranwa bw'u Rwanda. Perezida Paul Kagame abakiriye yavuze ko bakwiye guharanira kuba abayobozi bashikama bemera gukorera mu mucyo ubundi bagakora akazi kabo. Yagize ati ushobora gukora amakosa ariko se bivuze iki? Buri kiremwa muntu arakosa, ariko igihe waguye ntabwo ukwiye guhera hasi, byuka ubundi ukomeze ujya imbere. Perezida Paul Kagame avuga ko mu myaka 31 ishize u Rwanda rubabona atari rwo rwari ruhari. Avuga ko rwagiye mu ndiba y'icupa rugera kure habi hashoboka. Yavuze ko Abanyarwanda bisanze bageze aho bagomba guhaguruka nta kindi gishoboka, nubwo hari abashobora gufasha, ariko yabwiye abayobozi bo muri Qatar ko abo bireba bwa mbere ari ba nyir'ubwite bafite ikibazo. Yagize ati niba utekereza ko hari undi uzaza kugukemurira ikibazo urarangiye, ntabwo uzigera ukemura icyo kibazo. Perezida Paul Kagame yabwiye abayobozi bavuye muri Qatar ko icyerekezo cya mbere kwari ukubaka igihugu abantu bashyize hamwe hatitawe ku mateka buri wese afite n'urwego ariho. Yavuze ko buri wese afite uruhare ku gihugu cye n'abanyamahanga akurikiza amategeko ariho mu gihugu, nabo mu gihugu kibabonamo abantu bo gufatanya nabo kugira ngo kigere ku ntego imwe gifite yo kwiyubaka. Yagize ati ubumwe, gushyira hamwe, kurenga amateka yacu no kubaka imbere hazaza cyari ikintu gikomeye. Perezida Paul Kagame yabwiye abayobozi ko ikindi cyerekezo kwari gukura abantu mu bukene. Yagize ati kuba abantu basize inyuma amacakubiri ntabwo mukirimo kwicamo ibice, ariko muracyari abakene. Ibyo byafasha iki? Turashaka igihugu cyacu, abantu bacu ko batera imbere bagateza imbere igihugu. U Rwanda mu myaka 31 ishize ubuyobozi bwa RPF Inkotanyi bwakoze byinshi mu guhindura imibereho myiza y'abaturage nyuma yo guhuza abantu bari barakoze jenoside yakorewe abatutsi n'abayikorewe binyuze mu butabera bwunga bwagizwemo uruhare cyane n'inkiko gacaca. Kuva icyo gihe by'umwihariko Perezida Paul Kagame afatwa ku isi nk'umuyobozi ufite icyerekezo cyagutse cyo guteza imbere abaturage b'u Rwanda n'igihugu cye, ndetse n'umugabane wa Afurika binyuze mu ndangagaciro zo kwigira. Kugeza ubu u Rwanda na Qatar ni ibihugu bifitanye umubano mwiza n'amasezerano menshi y'ubufatanye mu iterambere n'ishoramari.